Ubuhamya bwanjye ni burebure ariko muri makeya nkurikije ubuzima navuyemo naho ndi ubu ngubu mvuga ko Imana yanyiciye igini kubera yuko njyewe nkiri muto cyangwa se ntarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nari ndi mu buzima bugoye, ubuzima bukakaye. Buriya njyewe naraye icyo bita ingangi sinzi nimba uri kwisobanukirwa. Ntabwo nzizi zitubwiye. Ingangi ni kwa kugenda ukarara hanze ukagangika ahantu nka hariya aho ubonye ukaryama aho ngaho ukagenda. Noneho ikirenze ikindi naraye mu mufuka, nabaga mu mufuka wa kirojana. Tuguhaye ikaze ukomeje kubana natwe ngindi Clement Bagema. Ibihe byiza cyane duhuye n'umugabo w'Imana wambaye neza cyane. Nigeze mpura nawe avuga ko ati njyewe niciwe igini. Nagize amatsiko yo kumubaza ese muri Peace Joy wavuga iki kubijyanye no kwica igini? Numvise ubivuga ahantu. Turakwakiriye cyane. Uraho neza? Muraho neza Clement Bagema. Urakoze cyane. Ngiye kugufasha wambaye neza? Yego. Maze kumva ko wiciwe igini turagira ngo twinjire mu buhamya bwawe. Nka Peace Joy TV uratubwira ese urinde, uri umusore, urubatse, hanyuma tujye mu buhamya bwo kwicirwa igini. Niba ruvuye mu bwiza ujya mu bundi bitubwire. Witwande ibwira abadukurikiye muri aka kanya. Nitwa Gatete Evode, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'abana babiri b'abakobwa n'impanga. Imana yangiriye neza, njya nkunda kuvuga ijambo ngo Imana yanyiciye igini. Nukuri yishe igini mpa n'abana beza basa na se. Basa na se? Basa nawe? Yego. Umerekeraga basa na mama wabo? Basa na se. Urakoze cyane. Ubuhamya bwawe nubuhe? Kwicirwa igini byagenze gute? Nagize amatsiko maze kumva ubivuza ahantu. Murakoze. Ubuhamya bwanjye ni burebure ariko muri makeya nkurikije ubuzima navuyemo naho ndi ubu ngubu mvuga ko Imana yanyiciye igini kubera yuko njyewe nkiri muto cyangwa se ntarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nari ndi mu buzima bugoye, ubuzima bukakaye. Buriya njyewe naraye icyo bita ingangi sinzi nimba uri kwisobanukirwa. Ntabwo nzizi zitubwiye. Ingangi ni kwa kugenda ukarara hanze ukagangika ahantu nka hariya aho ubonye ukaryama aho ngaho ukagenda. Noneho ikirenze ikindi naraye mu mufuka, nabaga mu mufuka wa kirojana. Ukagenda ugasesera mu mufuka wa kirojana ukawujyamo kugira ngo imbeho itakwica, ugasigaza umutwe wonyine. Yego. Byari bitewe n'iki? Byagenze gute? Yari bivuye ku kibyo? Navuga ko ari nk'ububobo nari mfite, uburara nari mfite muri njyewe, narananiye ababyeyi, mfata umwanzuro mva mu rugo, njya mvuga ko ari nko guhiga ubuzima, ubuzima buranga, mfata umwanzuro wo kujya nirarira ingangi, nkarara mu mufuka wa kirojana. Ariko nyuma nza kumenya amakuru ya Yesu, ndangije ndakizwa. Maze gukizwa rero niyo mpamvu mvuga ngo Imana yanyiciye igini. Ntangira kuba umuntu kandi ntari umuntu. Iyo wambonaga wagira ngo ndakanyamaswa, ariko Imana yangiriye neza. Urabona Bagema uri kumbona, Imana yanyiciye igini rero yangiriye neza. Twagiye. Urakoze cyane. Imana yakwiciye igini mu buhamya bukakaye ati wabayeho tuvuge ngo kugangika imbobo. Kwa kundi bavugaga buri abanyakugendera Theogene yakunda kuvuga ko abaye mayibo bakora nk'ibyabo. Nawe wabibayeho mbese muri make ubwo buzima buciye? Yego, ubwo buzima nabuciyemo, bucamo nkiri mutoya, ariko nanjye Imana intabara nkiri mutoya ibunkuramo. Ngirira ubuntu k'Uwiteka inkura muri ubwo buzima, ingirira neza, impa ubuzima, impa kubaho, iranyambika, impa n'ubundi buzima, ingira umugabo. Kuko bundi muri karagiteri yanjye cyangwa se mu bitekerezo byanjye nagiraga, ntago numvaga ko nzavamo umugabo ngo nanjye nitwe umugabo nshaka umugore n'ibyiringiro. Kuri ubu icyo gihe wari umeze mu bwo buzima, kuri ubu ngubu ufite ubuzima umeze gute? Nubwo wambaye neza, tubwire ufite ubuzima bushobora gufasha abandi kugira ubundi buzima? Yego. Urugero? Yego, nagerageza, mfite ubushobozi bwo kuba nagaburira abashonje. Yego. Nkaba nakwambika abambaye ubusa. Ubwo bushobozi ndabufite muri njyewe. Yego. Wabubonye ngo umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Yego, ubwo buzima ndimo uyu munsi nabubonye ari uko maze kwakira Yesu, kubera yuko nanjye hari umusozi nari ndiho kwizengurukaho kera ntarakizwa, ariko uwo musozi wararangiye kubera yuko Yesu nanjye yangiriye neza.
yego. ubu ni ukuvuga ko umeze neza. Hanyuma ku bafite ubwo buzima kuri ubu ngubu bagangitse cyangwa se binanira kubera ko yenda bari mu byaha bitandukanye, mu bintu bitandukanye, urababwira iki muri aka kanya? Uyu munsi abari muri ubwo buzima navuyemo ndabashishikariza kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza. Niwe mutabazi w'ubuzima bwabo, kubera yuko nanjye niwe wantabaye. Niwe wantabaye ankura muri ubwo buzima bubi. Rero nanjye ndabashishikariza uwo mwami wangiriye neza ko nawe yabagirira neza bamwishingikirijeho cyangwa se bamwiringiye. Yego. Buriya buzima buba bumeze bute? Ubundi buba bumeze bute? Buriya buzima ni ubuzima busharira. Ni ubuzima umuntu ajya kuryama ahantu igihe cy'imvura ikamunyagira. Ni ubuzima umuntu aba atabona ibyo kurya, kurya aba ari ikibazo, aba ari danje, akarya ibyo mu mapuberi. Ariko iyo wiringiye Imana iguhindurira izina ikanagukura mu buzima bubi. Ubwo si ubwo buzima bwo kugangika n'ubu wabutangiye ufite imyaka ingahe? Wawuvuyemo ufite imyaka ingahe? Ubuzima bwo kugangika nabubayemo imyaka 5. Nabubayemo imyaka 5, mbuvamo mfite imyaka 23. Wabugiyemo ufite imyaka 5 uvamo ufite imyaka 23? Nabugiyemo nabumazemo imyaka 5. Nabugiyemo mfite imyaka 18, mbuvamo mfite 23. Yego. Ubuvamwamo n'abantu bakujyanye Iwawase cyangwa za Gitagata cyangwa n'abapastori baje kubwiriza ubivamo? Ntago nabuvuyemo kubera bamfunze, nta nubwo nabuvuyemo kubera bankubise, ahubwo nabuvuyemo kubera inkuru nziza ya Yesu numvishe, nanjye nkakurikira uwo mwami. Yego, mfata icyemezo. Umaze gukizwa rero, warabatijwe, utangira inzira y'agakiza, atutangira kubona amafaranga. Wayabonye gute? Ni amaturo baguhayeho ngo ujye ubone igishoro? Byaje gute kugira ngo bitangire uve mu bwiza mu bundi, muri ubu bukire butuma ngo wemeza ko nawe wabeshaho n'abandi ugafasha n'abandi? Yego, urakoze cyane Clement. Ntago navuga ngo ndi umukire, ariko ubuzima ndimo bunyemerera kubaho. Rero uburyo navuye muri ubwo buzima ndakizwa, maze gukizwa mbona akazi, ntangira nkorera umuntu, ariko uyu munsi ubu ndimo ndikorera. Kandi ikintu nshimira Imana nkimara gukizwa, yampaye impano y'ubuvugabutumwa. Kuva nkikizwa kugeza na n'uyu munsi ndi umuvugabutumwa. Muri kuvuga ubutumwa no kubona akazi ukorera abandi, wahise ubonamo n'umudamu? Yego, ariko umudamu namubonye ntangiye naratangiye kwikorera. Ubu urikorera ku buryo ufite n'abakozi ukoresha? Yego, mfite abakozi nkoresha. Abangahe? Mfite abakozi 4. Urakoze cyane. Nabyo ni ukuva mu bwiza mu bundi, kuko nabo nabo urabahemba kandi bakabaho bakashaho n'imiryango yabo. Nshuti bakunzi, ni Gatete twamwakiriye, afite byinshi muri we. Mu by'ukuri Gatete, tugera ku musozo w'iki ikiganiro, uraza kutwereka iyi shusho muri Peace Joy TV igaragaza ko umuntu ashobora kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza we, akava mu bwiza ajya mu bundi, akagira itoto nk'iryo ufite. Wabimwizeza gute? Ni ukuvuga ngo nkiri mu buzima busharira, abantu banyitaga Satani, kubera yuko nta shusho nari mfite. Wigeze witwaho Satani? Yego, nta shusho nari mfite, ariko Yesu angezeho amishusho. Urabona nsa neza bagemaye. Yesu yampaye ishusho nyine, yampaye ubuzima, hari urupfu, hari gupfa, yahashyize ubuzima. Rero niyo mpamvu nshishikariza abantu babona nta byiringiro by'ubuzima, nibamenya Yesu azabagirira neza, nawe azabaha ubuzima, azabitaho kandi azabasiga banogereze. Yego. Uri papa w'imfura zawe impanga 2. Impanga niko wabivuze? Yego. Madamu wawe araho ameze neza? Yego, ameze neza. Afite itoto nk'iryawe? Cyane, waranandenze ahubwo. Warakurenze? Yego. Wanyereka ufite agafoto uri Satani, na twakabona witwa Satani? Ifoto yazaboneka. Ushobora kwinsharinga ku buryo twayishyiraho, tugafata ifoto yawe tugakompara n'uko nguko ufite itoto, n'ukuntu ufite kampani, ukuntu ufite n'abakozi uhemba bose, abantu bakaguka mu mibereho. Iyo foto urayibona?
yego iyo foto nayibona ndumva nayishaka nkayibona. urakoze cyane, azatwereka, azaduha ifoto uzayishyiraho akitwa ngo Satani. ubundi se ni hehe mu rugo, se muvuka hagana he, umwana wakagaho iwanyu, duhe incamake y'icyo ngicyo. Iwacu ni Shyorongi, mu karere ka Rulindo mu murenge wa Rusiga. Mvuka mu muryango w'abana 5. Twagize ikibazo cyo kubura umubyeyi w'umupapa tukiri batoya, ariko mama turwanaho araturera. Ngende umwana wa 2 muri uwo muryango. Yego, umwana wa 2, mama arahari. Wakaze cyane. Twaganira na Gatete ibintu byo kugangika no kwitwa Satani byamuhuririyeho, ariko amaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza we, uba afite itoto, arikorera, afite company. Aba bantu bagifite ubuzima bwo hanze aha, urababwira iki? Uzabasura, uzabagira gute? Best ikintu babwira tunasoza ikiganiro. Muri gahunda yanjye mfite n'ubundi ni gahunda yo gufasha abantu, nkabasura bafite ubuzima bukakaye, abadafite ibyo kurya nkabagaburira, badafite imyambaro nkayibaha, kuko niko gukorera Imana kuzuye. Yego. Kuba twakiriye muri Peace Joy TV ubyakiriye gute? Ndabyishimiye cyane. Yego. Abadukurikiye urababwira iki? Abantu badukurikiye rero njyewe ikintu mbashishikariza ni ukukwiringira Imana, bakagira ibyiringiro biri ku Mana. Yego. Urakoze cyane, turagushimiye ku kiganiro duhaye muri Peace Joy TV. Ndi Clement Bagemahe, wagize neza kuba watwemereye ko tuganira. Murakoze cyane. Nshuti bakunzi, mwakomeje kubana natwe, tubashimire cyane. Nibyo Gatete twahuye nyuma yo kumva ukuntu yiciwe amagini, atubwiye byinshi bikomeye kandi bitwiringiza ko bishoboka ko umuntu yava mu bwiza ajya mu bundi. Turabashimiye namwe mwakomeje kubana natwe muri Peace Joy TV. Mbashimire mukomeze mubane natwe, ukora subscribe, ukora share, commentaire hafi aho ngaho. Tuzamugarura avuga ubutumwa bwiza, n'umukozi w'Imana avuga ubutumwa bwiza. Nshaka ngo uzatubwire ku cyitwa urupfu rwa Stefano, uzabitubwira? Yego, nzabibabwira. Stefano yishwe n'uwitwaga Sawuli, ubu ni Paulo wandikwa cyane mu Isezerano Rishya. Ubyumva gute? Niyo mpamvu navuze ngo buriya umuntu ugenza abantu b'Imana, Imana nayo ibibareba. Buriya impamvu Imana yahamagaye witwa Sawuli ni ukubera yuko yari yaramereye n'aba abakozi b'Imana, ariko Imana igeze aho iramufata. Iramufata, imuhanura ku ifarashi yarimo aragenda, irangije ayumva ijwi ry'Imana rivuga ati Sawuli, Sawuli, urandenganyirije iki? Hanyuma arayisubiza ngo ninde ndenganya mwami? Rero ari Sawuli nibwo bahuye bicaza na Stefano. Imana yahuye na Sawuli ubundi mu nzira arimo aragenda, ariko Imana iramuhanura, imumena ijisho. Noneho Paulo buragira ijisho rimwe, yamumennye ijisho kugira ngo akorere Imana nyine. Buriya yandika zandika arikira abakore n'Abafilipi n'Abatesalonika n'Abafeso, ari impumyi y'ijisho rimwe. Burya se? Yego. Nibwo byumvise, no mu cameraman ari guseka yatembagaye. Uzabigarukaho ubutaha, tuzongera tukwakire. Tubashimire cyane, afite byinshi n'umukozi w'Imana, arashima Imana, afite famiye nziza, imfura ze n'abana 2 b'impanga, kandi murumva ko Imana yamuvanye aheza, ikomeje kugenda imuteza intambwe, imukomeza kumuganisha aheza. Wakoze namwe, tubashimire, mwakoze, nanjye ndabashimiye, mwakoze ibihe byiza.